inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga. Insoresore zisanga 15 RIB izitaye muri yombi zikekwaho kwangiza umutekano w'abaturage ndetse n'ubusambo. Ibi byabaye ku itariki 3 Kamena umwaka wa 2025. Ibi byabereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu midugudu ya Rugarama. Ndakeka ibi ngibi niho byabereye cyangwa aba basore niho bafatiwe mu gihe bari bamaze kwiba umudamu, bamaze kumucucura ku bufatanye n'inzego z'ibanze cyangwa n'abaturage muri rusange. Aba bajura cyangwa izi nsoresore zishyize hamwe zarafashwe, mu gihe bose hamwe ari 15 harimo abakobwa 5 ndetse abandi bose ni abasore. Rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugize ko namuyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse turaza kwerekera no mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali, ariko ubu ngubu turi mu karere ka Muhanga aho insoresore 15 harimo abakobwa 3 ubwo bikahita byuzura 15 ubwo RIB yabataye muri yombi bakekwaho ubusambo bukabije. Ni mu gihe zisoresore zangiza umutekano w'abaturage. Nivuga umutekano w'abaturage murahita munyumva cyane, ngo kwa kundi usiga wanitse ibirayi hanze, ubwo mbishyize mu buryo bw'ibirayi cyangwa ukereka tubari imyumbati cyangwa tuvuge usohoye isafuriya ugiye guteka yindi wavuze ati reka n'akagaze nkashyire hanze ubundi nzineke, ugasohoka usanga akagaze kagiye. Rero aba basore basanga 15 harimo abakobwa 3 nibo bakekwaho ibi byaha. Nanone bijyanye no kwangiza umutekano w'abaturage ni kwa kundi uba wiviriye nko guhaha cyangwa wiviriye nkandi hatandukanye, bakagufata bakagutegera bakagucurika bakakwambura ibyo ufite byose, ndetse iyo batagufashe ku ngufu uba ugira amahirwe ubundi barangiza bakakurekura ukagenda. Niyo mpamvu rero izi nsoresore zituye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu midugudu ya Rugarama. Aba bana rero niho bafatiwe. Rero reka turambure amakuru mu buryo burambuye, ariko wowe wakoze subscribe uruwa agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Kuri uyu wa gatatu tariki 3 Kamena umwaka wa 2025 mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye akagari na ka Rufunzo mu midugudu ya Rugarama ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage hafashwe abasore 3 ndetse n'abagabo basanga 7 n'abakobwa basanga 5. bivuze yuko aba bose bafashwe ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'abaturage. Ariko mureta mwibaza ngo aba bakobwa bakoraga iki mwabano bagabo? Ndaza kubabwira icyo bari bashinzwe muri no groupe cyangwa icyo bo bari bashinzwe. Bivuze yuko noneho izi nsoresore gufatwa kwabyo byatangiye ejo bundi kwa kabiri ubwo bibaga telefoni y'umuturage ndetse barayirukankana ntibabashwa gufatwa. None ubu ngubu bakaba aribwo bashyikirijwe mu maboko ya RIB, ikaba RIB rero yabataye muri yombi. Sasa rero reka mbabwire icyo bano bakobwa bari bamaze mwakano gatsiko k'amabandi. Ndabita amabandi kubera yuko barashinzwa icyaha cyo kwiba ndetse no guhungabanya umutekano w'abaturage. Bivuze ngo nyine ndabita amabandi. Bisobanuye yuko rero izi soresore zari zarishyize hamwe kugira ngo zige zitwara utw'abandi. Nicyo nshatse kuvuga. Ariko bano bakobwa bo ikintu bakoraga cyangwa ikindi kintu bari bashinzwe ni abakobwa beza cyane pe. Ni ukuvuga ngo aba bakobwa bari bashinzwe nk'uko bavuga ngo akajya gutereta nk'umuhungu nyine bagakundana bakabishuti, noneho wa mukobwa akaza kubwira wa muhungu ngo ngwino unsure. Noneho aba bakobwa abo ikintu bakoraga warangizaga kuhagera rwose abasore 3 nabo bakaba barahageze, ukahita baza bakavuga ngo umfate uri gufata mushiki wanjye ku ngufu, bakagutera ubwoba ugatanga amafaranga. Bivuze ngo aba bakobwa bari mwe no groupe nicyo bari bamaze, ni ukuvuga ngo nabo binjizaga amafaranga ku rundi rwego. Bivuze ko amafaranga rero bashyiraga hamwe bakayagabana nk'uko ari itsinda cyangwa bose nk'uko bishyize hamwe, aya mafaranga bashyiraga hamwe bakayagabana pasu. Rero bakaba bafashwe bakaba bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo batabwe muri yombi bakurikiranyeho ibyaha bashinzwe. Ongera kubibutsa ibi byabereye Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Rufunzo mu midugudu ya Rugarama. Ibi byaha niho byabereye ndetse na zino sore niho zafatiwe muri rusange. Ubu ngubu rero ziri mu maboko atarayazo.
bisobanuye ko ibintu bijyanye no kwiba abanyarwandakazi cyangwa rubyiruko mudukurikiranye, ibintu bijyanye no kwiba ntago ari ibintu byiza, musigeho. Ndetse wo kugira ngo wibe wasaba, buriya my friend, ibi biratandukanye kugira ngo wibe wasaba. Murakoze cyane rero bana mwarimo munkurikirana kuri Kidasamura TV Rwanda, nongera kubabwira ko muri ab'agaciro cyangwa muri ab'ingenzi kuri YouTube yacu ya Kidasamura TV Rwanda, kandi cyane cyane mwakoze subscribe muri ab'agaciro, namwe mutarayikora rwose namwe muri ab'agaciro, ariko nimuyikore kugira ngo tujyane ibyo tugezeho, tugende tugendana. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko iyo turangiza icyumweru cyangwa dusoza icyumweru, mba mbifuriza amahoro n'umugisha, nongera kubaragiza Imana ibandindire. Murakoze.